siko byakomera ariko ndashaka kubaza washoboye kuyikora. Interahamwe za hariya zari zikuriwe n'umwe mu bari bazikuriye witwaga Daniel Rwamukama, bakundaga kumwita Simba. Niwe wabwiraga interahamwe ati iyo uriye umutima n'umwijima w'umututsi ntabwo amaraso ye agukurikira. Yari inkuru yananiye ndayitekereza ndayumva narindwa kuyakira. Iki wansize warangiza ukajyana n'abarumuna banjye n'abakuru banjye n'abasaza banjye ugasiga nta n'inzu dufite, inzu y'iwabo bari barayisenye. Hanyuma uwo mubyeyi bakamutegeka kwiyicira umwana we. Amahoro mwese mukurikiye Intego TV. Nanone dukomeje ibiganiro bijyanye n'iki cyumweru cyo kwibuka abatutsi basize jenoside 1994. Ejo bundi twakoze ikiganiro twise intimba z'abanyamakuru, aho abanyamakuru batandukanye batuganirije baduha ubuhamya bw'uburyo babaho iyo bakora bene izi nkuru zo kwibuka. Ubu rero nyuma y'uko icyo kiganiro gitambuka abanyamakuru benshi duhamagaye batubwira ko icyo kiganiro mu by'ukuri cyari gikenewe, ariko ndetse bamwe banadusangiza inkuru zabo, badusangiza ibintu nabo babonye nubwo babimbwiraga wenda mu gikari. Njyewe nk'umunyamakuru rero teguye kiriya kiganiro, bamwe nabasabye ko bakemera tugasangiza abadukurikiye ubuhamya bwabo. Bamwe barabinyemereye, abandi ntabwo babyemeye kubera ko bumva ko ari ibintu biremereye cyane batifuza kuvuga cyangwa bashobora kuzavuga mu myaka iri imbere. Harimo n'abatubwiye ko bafite gahunda yo kubyandikaho igitabo, ariko nabo ndabashimira ko bagize ubutwari bwo kuganira nanjye bakambwira inkuru yabo, nubwo batanyemereye kuba nayitangaza, ariko kuba byemeye. Nifuje ko namwe mwebwe abakurikiye mw'abakunzi b'Intego TV ko nabasangiza nyine icyo kiganiro nagiranye na bamwe mu banyamakuru babyemeye ko tuganira. Byari bikomeye kubera ko nyine ni intimba koko z'abanyamakuru, ariko kandi nimukurikire. Aha nabajije buri munyamakuru inkuru yaba yaramukomereye, yaba yaramukoze ku marangamutima igihe yari watara amakuru ajyanye na jenoside cyangwa igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ubwo nigeze guhura n'umunyamakuru yitwa Justin, nawe ni warokotse jenoside yakorewe abatutsi. Namwohereje icyo gihe ari ku rwibutso, hari umushyitsi niba nibuka neza ni abo mu idini ya Islam bavuye hanze baje mu Rwanda. Nibwo yaragiye, ntabwo ari uw'inahangaha i Kigali, n'uwo mu burasirazuba. Nibwo yarageze ku rwibutso batangira nyine kuzenguruka mu rwibutso, ariko ambwira yuko bimunaniye. Ntabwo nigeze mubwira ngo komeza ugerageze inkuru nagutumye uyizane, nk'uko bijya bibaho rimwe na rimwe ari kuvuga niba batumye umuntu inkuru agomba kuyizana. Nahise nishyira muri we ibintu ari kubona n'ibyo ari gutekereza n'ibyo yagiyemo, hari ukuntu uhita ugwamo. Naguha nk'urugero, ubu ngubu mperutse kujya mu gihugu cy'Ubufaransa gutara inkuru ku washinjwaga jenoside nako yarayishinjwe ku buryo kubera ko n'icyaha cyaramuhamye. Haje abatangabuhamya baravuga, nuko nyine nkawe munyamakuru ugomba nyine gukomera. Tuba turi hariya turi babiri tugomba koherereza abanyamakuru hano barenga 50 uko biri kugenda, bisaba ko ukomera. Yari sare ntoya, uwo ngo bashinjaga yari nkanicaye iruhande rwe. Uwo ngo umushinja waje kumushinja nta metero yabagirimo. Haje umwana rufite icyo gihe imyaka 11 muri jenoside yakorewe abatutsi. Araza avuga agasozi k'abakobwa bari babanje kubaciraho, ni nko kubaciraho. Noneho baza kugaruka atandukanya n'umuryango we, arokoka ari umwe. Noneho interamwe iramufata, imufashe imushyira
dogiteri waburanaga aho ngaho mu Bufaransa ngo aramubwira ngo urubanza rwande Dr. Munyemana Sostene, Dr. Munyemana Sostene yari Dr. Gynecologue muri CHUB i Butare mu gihe cya Jenoside. Noneho uwo mwana afite imyaka 11. Noneho Dr. Munyemana abwira iyo nterahamwe yaramubwiye ngo uyu nguyu ngo mujyana umurere, urumva si n'umwana abyivugiraga we yari ahari, ubu yarakuze ari gushinja umuntu w'icyo gihe cyose yari afite imyaka 10. Aramubwira ngo wabwiye interahamwe yarakubwiye ngo iwacu bose bashize, ngo uramusubiza ngo none se aka kana aragakoresha iki, ngo genda ukarere. Mu by'ukuri ngo ijambo wakoreshaga ryo kuvuga ngo genda umurere ntabwo ari ukuvuga ngo andere nk'abana be, ntabwo ari cyo wavugaga, nawe ubwawe urabizi icyo wavugaga. Umwana yari yasubiye hahandi, nawe munyamakuru uri kubyumva wasubiyeyo. Umwana mu gutanga ubuhamya yavugaga yuko atari kuvuga ngo namurere, yaramujyanye amugira umugore, kumufata ku ngufu, kumusambanya ku myaka 11, aramutangira amugira umugore buri munsi, kandi akaba ariko aza no kumubwira uko byagenze, akaza kumufata ku ngufu akanamubwira nuko byagenze, kumufata ku ngufu akamubwira uko byagenze. Mbese ni ibintu udashobora gukurura ngo wumve no gukomera. Murakoze. Yenda nababwira amatariki kuko ndanayibuka neza. Tariki 9 z'ukwa 4 mu 2009 nari nyiri muto mu itangazamakuru, ngira ngo nari maze imyaka igera kuri 4. Nagiye gufata inkuru ku rwibutso rwa Ntarama mu Bugesera. Ngezeyo mu rwibutso bambwira amateka yaho, nza kubona ka envelope, zimwe envelope za kera kabaga kariho uturongo tw'umutuku n'ubururu gutya ku ruhande, nkabona hejuru y'imibiri. So ndayifata, ariko umukozi waho ku rwibutso arambwira ati oya, ati ntabwo wemerewe. Arambwira reka ndebe gusa, ndayisubizaho. Funguye nsanga n'urwandiko rwari ruriho tariki 8 z'ukwa 4. Rwari rwanditswe. Nsanga n'urwandiko rwanditswe n'umwana w'umukobwa witwa Alice Uwamahoro. Alice yandikiraga nyina yitwaga Christine Mukagacinya. Ibyo byose byari biri muri iyo lettre. Yandikira nyina amubaza impamvu yamusize. Hari inkuru numva nk'ebyiri mu mutwe wanjye ntazibagirwa zijyanye n'ibi byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Urugero rwa mbere naho nagiye mu nkuru batanga ubuhamya, umubyeyi w'ubwe ku giti cye, mbese kubisobanura ntabwo yabashaga kubivuga neza, ariko abo bari kumwe nibo batangaga ubuhamya bw'uburyo umubyeyi yagiye, noneho bagakubitana n'igitero cy'interahamwe zabahigaga, hanyuma uwo mubyeyi bakamutegeka kwiyicira umwana we. Kuko kugeza n'ubu ngubu uwo mubyeyi ubona yuko ahangayitse, ayahungabanye, ko nyuma yaho nakurikiye nkamenya n'amakuru ye nyabyo. Ikindi rero nakubwira nk'uko wari ubivuze, muri imyaka yose 27 ibihe byo kwibuka niko nabibayemo, tukagenda tukayagutara izo nkuru. Ariko by'umwihariko njyewe natangiranye n'inkiko Gacaca, nkora ibiganiro bya Gacaca mu mwaka w'2002 2001. Gacaca zitangira ziri mu igerageza aho bakusanyaga amakuru. Hariya biriya bihe byari bibi cyane, hari ukuntu hariho gahunda yo gushishikariza abantu kwirega bakemera icyaha. Noneho ukabona umuturage araje, ntabwo nzibagirwa kese y'Ikanazi muri Kanzenze muri Bugesera hariya Ntarama. Umuntu yarahagurutse akavuga kuntu yisha abantu 20.
wowe uhita wikanga ukavuga ati ibi bintu birashoboka uyu muntu akaba ahagaze hariya arahaguruka bavuga akagenda avuga umwe uburyo rero babivugaga bwa mbere bigitangira ibyo kwirega wabonaga bimeze nk'aho ari ibyivuga arimo kwirata arimo kugira ate amahirwe yagiye abaho nuko nyuma yaho hagiye habaho amabwiriza no kubanza gusobanurira aba bantu biregaga bakemera icyaha uburyo bagomba kubikoramo kandi badakomerekeje. imwe mu nkuru nakumva cyangwa yandutiye izindi ko kuremerera amarangamutima yanjye n'abana nigeze kuganira nabo bakambwira ko batazi inkomoko yabo. Impamvu nabyumvise vuba nuko icyo kibazo nari mperutse kuva mu nteko ishinga amategeko kiganirwaho. Bamwe muri aba bana twarabanye mu nzu nkabanza umubabaro w'abana nkabanza umubabaro wo kutagira inkomoko uretse n'abo ngabo bavuga ko ari imfubyi za jenoside. Iyo bigeze kuri jenoside bisaba protokole wari uwo kwande warahigwaga ntiwahigwaga ibyo byose uba ugomba kubira kugira ngo umenye ko umuntu ari imfubyi ya jenoside. Ariko noneho we n'ibyo ntibihari kugira ngo bamenye ntuzi inkomoko yawe ariko si ubundi uri mwene nde. Ayo marangamutima kuyajera uri mu kazi rero k'itangazamakuru muri ibi bihe turi abanyarwanda ntitukabeshyane. Ibyo tuganira ni ibya sosiyete nyarwanda ntabwo ari ibitirano. Aba bana turi mu myaka imwe cyangwa wenda mbaruseho gatoya imyaka itari myinshi ariko ibyo bintu kubibaransa rero wisanga byakugoye uri umunyamakuru. Uretse inkuru mbere y'uko mba umunyamakuru ndi umunyarwanda byongeyeho wavukiye mu buhungiro utarabonye jenoside iba ariko twaba dufite imiryango inshuti n'abavandimwe bayibonye bayirokotse hari n'abayiguyemo. Abanyamakuru n'abanyapolitiki iteka dusabwa kutaba abantu tugasabwa kuba niba ndi bubyite gute nk'umuyoboro wo gutambutsa ibirimo kuba ariko ugasanga nyine intege nke zacu ntabwo abantu barimo kuzibona. Nigeze nkora inkuru cyogira ngo twibukaga ku nshuro ya 28 niba ntibeshya njya mu karere ka Kamonyi aho witwa Akayezu wari burugumesitiri yagize uruhare akaba ari nawe ngira ngo urubanza rwa mbere rwo kuburana rusha kwifatwa ry'abagore ku ngufu nk'intwaro yakoreshejwe muri jenoside abigizemo uruhare rukomeye. Naganiriye n'abagore. Bibiliya ivuga neza ko gusambana ni icyaha kibera mu mubiri. Ndagira ngo wumve ko impamvu abantu bavuga ngo gukora imibonano mpuzabitsina ni igikorwa gishimisha abarimo kugikora. Ndagira ngo abadukurikiye batekereze birimo kuba ari gufatwa ku ngufu. None ataruvuga ngo ni umugabo wafashe umugore. Hari igiti cy'umuvumu aho hantu kinini abantu barakiza icyo kibuga muri Kamonyi uyu munsi aho interahamwe ziteraniye aho impunzi zarunzwe abagore bafite abana abagabo imiryango bagasambanyirizwa mu ruhame abagabo babasimburana mu maso y'abana babo. Yari inkuru yananiye ndayitekereza ndayumva narindwa kuyakira. N'uyu munsi yo nyibutse ndabona siko byakomera ariko ndashaka kubaza washoboye kuyikora. Nakoze ibiganiro bigera kuri 4 izo nkuru ziratambuka. Uyu munsi uyu mugabo ni meya w'umujyi yakoraga muri Minaroke akurikira ibiganiro. Arangije arampamagara arambwira ati ukwiye kugerageza nakurebye mu maso uwo munsi ntago nigeze ndira. Impamvu ngira ngo ntarize numva iyo nkuru nasabwaga kuba umunyembaraga kuruta uwo mbaza. Impamvu ngira ngo ku maso yanjye hatembye amarira nuko nambaye zone ngiye muri zone yo ku munyantege nk'uyu munsi. Ntabwo ari bisanzwe kuri jye ku munyantege. Meya uyu munsi ni meya w'umujyi arambwira ati Scovia
ni byiza gukora izo nkuru, ni byiza ko isi igomba kumenya ko byabaye, ariko ukwiye kuzashaka umuntu ubwira uko wiyumvaga kugira ngo bigufashe ukomeze kubaho. Ntabwo abantu bazi ko umunyamakuru ashobora kuba umunyantege nke. Ntabwo iyo ndimo gukora inkuru zo kwibuka n'izindi, Louise ntushobora kumva uburyo mba naremye kuba umunyembaraga birenze abaraho. Mu 2014 nagiye gufata inkuru ku rwibutso rwa Nyarubuye mu burasirazuba ahagana za Kirehe Ngoma. Ngezeyo bambwira uko jenoside yabaye aho ngaho, ariko nibwo bwari ubwa mbere mura no kuribwa kw'abantu barabariye muri jenoside. Nta nubwo babariye gusa, ahubwo babakatagamo imitima n'imyijima. Interahamwe za hariya zari zikuriwe n'umwe mu bari bazikuriye witwaga Daniel Rwamukama, bakundaga kumwita Simba. Niwe wabwiraga interahamwe ati iyo uriye umutima n'umwijima w'umututsi ntabwo amaraso ye agukurikira. Hariya kuri urwo rusengero rwa Nyarubuye hari ifuru yo abapadiri batekeragamo imigati. Aho niho bokerezaga imitima n'imyijima y'abatutsi. Simba akayishyira ku giti nka biriya bya brushete, akagenda yitemberana agenda arya ku manywa y'ihangu. hari kwica umuntu, hakabaho gushinyagurira umubiri w'umuntu, hakabaho no kurya umuntu, hakabaho noneho kujya ibice by'umubiri wo mu nda mu muntu kubivanamo umuntu akabyotsa akabirya. Mu by'ukuri izi nkuru z'ubuhamya abantu bavuga ibintu banyuzemo, cyane cyane ubuhamya bw'abana, sinzi hari ndatashe ku bana, abantu nyine uko bari abana icyo gihe bavuga ibintu byababayeho muri jenoside. Izo nkuru buri gihe ndazikora, ariko nyine nkifata umunyamakuru, ariko nyuma yaho ndiherera nyine nkarira rwose nkumva simbyumva. Hanyuma iyo nkuru yindi nanone ni inkuru irebana, yo ntago nayikoze na kera, hashize nk'imyaka 10 gusa, banza twaribukaga ku nshuro ya 20. Nakoze inkuru nyikorera Deutsche Welle, icyo gihe nari ngikorera itangazamakuru ry'Abadage, ku buryo abana bavutse kuri viole bafashwe muri societe. Urumva umuntu aravuga ngo nta ushobora guhitamo inshuti, ako naguhitamo aho ufukira, uravuga ugasanga urahari. Abo bana nabo hari umuryango witwa Sevuta urakoze ubushakashatsi, urabakurikirana cyane, wagiye ubakurikirana, ukurikirana ababyeyi babo, ukurikirana abo bana, ukagerageza kubentegra muri societe. Ariko abo bana usanga ari kuri kote ya mama wabo ntibemerwa nyine nk'abantu barokotse jenoside, kuko urumva banavutse nyuma. Ariko nuvuga ngo umubyeyi abafite abana bamwe bakaba baritabwagaho na farije, ariko uwo nguwo wavutse muri ubwo buryo urumva ntabwo farije mureba. Ugasanga umubyeyi ni umupfakazi yarokotse jenoside, ariko ugasanga ntabwo uwo mwana we ntabwo arimo gufashwa kugira ngo yige, ntabwo ari gufashwa kugira ngo ubwo hari muri iyo myaka bari bakiga, ntabwo ari gufashwa ngo avurwe, kubera ko we ntabwo nyine arebwa n'ikigega ubundi gishinzwe gufasha abarokotse jenoside muri iyo myaka. Noneho ariko ikintu cyankoze ku mutima cyane ni ukuntu abaza mama we
papa ninde bikongera bigashegisha wa mubyeyi udashaka gusubira muri sene y'ukuntu yafashwe ku ngufu. Ashobora no kuba atamuzi kuko wenda yafashwe n'abantu barenze umubare ntazi, akananirwa kubwira umwana we uburyo ki yavutse. Noneho ugasanga nanone famiye yo kwa mama we navuga ati aka kana nagatera hamwe kuko wenda bo bazi uko yavutse. Noneho ugasanga no kwa famiye na famiye yasafite kuko ntabwo azi abantu babohoje nyina. Ni ukuvuga ngo afite crise d'identité. Wa mwana noneho akadevelopa ibintu bya ndabyita ngo iki kintu cyo kuba umurakare akumva societe arayanze, akumva arakariye isi, akumva rirakariye n'abantu bakazageraho nyine bakabimubwira bati oh nyine buriya wabyawe n'intera hamwe. Urumva icyo gikomere uwo mwana bafite iyo nkuru nayo cyukuri yaranyobeye ntafise kuko iki gihugu gifite ibikomere byinshi. Ndayikora sevota nkomeza ngiye gukomeza gukora n'izindi kuko numvaga aba bana bakeneye kugira ngo societe bemere, ntabwo bahisemo kuvuka muri izo condition. Noneho nkavuga ngo hakwiye kubaho uburyo ki aba bana bafashwa. Ndashimira umuryango Sevota ko Sevota igenda itanga appui psychologique, ihabo bana ibikoresho by'ishuri bari bakiga icyo gihe, ikaba kompanya, ikabaha umuntu w'umukansira wo kubumva, ikabaha espace bakavugiramo nabo uko biyumva. Benshi muri abo bana bagiye bakira ibikomere, simvuga ngo benshi ariko abari bakurikiranwaga n'umuryango Sevota bagiye bakiri ibikomere. None n'abamama babo bagira ku rwego rwo kubwira abantu uko bavutse kuko umwana wese amerita kumenya uko yavutse. Byose rero bikomeretsa uwabyumvaga n'umunyamakuru arimo. Nanjye icyo gihe ugasanga nawe ubaye nkaho kuko urimo kubireba uko bimeze. Ibyo byose rero birakomeretsa bikagusigira intimba ku mutima, ugataha ukajya mu kazi. Kwandika izi nkuru ntabwo ari ibintu byoroshye, byarangoye. Mbibwira umuyobozi wanjye arambwira ati banza utuze ubyandike umaze gutuza, kuko njye nari namubwiye sinashobora kubyandika. Ni inkuru ziba waragiye ukubitana nazo atari inkuru ugiye gushaka. Njya Nyarubuye nagiye gushaka inkuru y'ukuntu abantu biciwe ku nsengero, n'insengero z'abantu bahungiragamo bazizeye yuko ariho bari burindwe, bagera aho ngaho bakicwa. Ngezeyo nkubitana n'inkuru y'iribwa ry'abantu. Ukajya kureba noneho natwe twavukiye mu mahanga, dutaha mu Rwanda 94 jenoside yakorewe abatutsi irangiye bayihagaritse, tugera hano turiga turangiye tujya mu kazi. Ntabwo twabaye muri jenoside, ariko uko tugenda tujya mu gushakisha amakuru tugenda duhura n'inkuru zigiye zitandukanye z'ubugome bw'indengakamere. Ukava kuri iyi ngiyi ukajya kuri iyi ngiyi, ukajya kuri iyi ngiyi, ukajya kuri iyi ngiyi. Ibyo byose bikaza bikakubamo nk'umuntu, biragoye cyane ukubana n'umuzigo uremereye. Ntiwamenya amaherezo y'uwo Simba niba yaba yarahanwe yaraburanishijwe. Nyuma interamwe zari ziri hariya za Kirehe zaje guhungira Tanzania, inkotanyi zifashe igihugu, abariyo baza kugenda bagaruka. Simba nawe aziramo, ageze hariya ku musozi urebana na Nyarubuye. Kuri uwo musozi hariho igiti, sinzi niba kikiriho, ariko icyo gihe mu 2014 njyayo cyari gihari.
kitazuye kiri cyonyine, ahageze arebye rwa rusengero arimanika ariyahura. Kuko rwo rwareraga n'uwo musozi, ariyahura yimanika muri icyo giti ariyahura arapfa. Ni ubuhamya nahawe n'abarokokeye hariya, niko bambwiye. Edwin, wowe washoboye guhamagara umuyobozi wawe ashobora no kugira inama ati banza uruhuke utuze, ariko ibi bintu urimo kumbwira ni inkuru yawe, ariko hari n'inkuru z'abandi banyamakuru zisa n'izo ngizo. Wenda bo nta n'umuntu bari buze guhamagara ngo bamubwire ngo tuza. Ubona abanyamakuru badakeneye umuntu ubafasha mu myumvire, kubaganiriza, kuba yabafasha kuruhuka ibibazo byose bimaze kubagera mu mitwe? Buriya rero mbere y'uko uba umunyamakuru uba uri umuntu, kandi kuba umuntu uba ufite na sosiyete ubamo. Niyo uri umunyarwanda nta kuntu wakwitandukanya n'akababaro katewe na jenoside yakorewe abatutsi. Noneho iyo uri umunyamakuru ukagenda ukusanyiza inkuru zose, bikubana byinshi, ukagira uburemere budasanzwe. Nk'umuntu uwo ari we wese ukeneye ubufasha n'umunyamakuru nawe aba akeneye ubwo bufasha, kuko hari igihe ushobora gushwanyagurika kubera ko mu mutima wawe no mu mutwe wawe hagiyemo ibintu birengeje ubushobozi bwawe, ugasanga biragenda uko buri gihe byiyongera ukananirwa kuba wabigira. Dukeneye rero usibye n'akazi dukora n'imibereho yacu nayo tukeneye kuyitaho kugira ngo dushobore kugakora. Kwita ku mibereho yacu ni ukubona ubwo bufasha igihe umuntu yahuye n'ihungabana kandi rikomeye rimeze gutyo. Ariko numva icyo kintu kimeze cya terapi cyagakwiye kubaho, hakabaho mvura nkuvure. Hariho mvura nkuvure tuvuga gutyo mu ijambo, mu magambo, ukumva ngo habaho mvura nkuvure nk'uko hariho Radio Voice of Africa. Ariko mvura nkuvure ni ikintu gikomeye. Uramvura gute? Ndakuvura gute? Nuko umbwira nanjye nkakubwira. Mwabyiyumviye rero ko bitaba byoroshye, ariko icy'ingenzi ni uko aba banyamakuru mwumvise barabizi ko barwaye, bemera ko barwaye, bifuza no kuvurwa, bifuza umuntu afungukira bakamubwira uko biyumva bagakira. Ingero ndibaza ko inzego zibishinzwe n'abandi bose badukurikiye bakwiye mu by'ukuri kubiha agaciro, bagatekereza nka platform cyangwa urwego aba banyamakuru baganiriramo kugira ngo ibibazo bafite bibe byakemuka.